Butegetsi yanatunguwe n'impano ahawe na Nyirabazungu. Kwa Ruremesha bababajwe n'igihombo batewe n'ibiza. N'urunana. Aho nugira ngo nitwe twenyine murebwaye. Tera amaso hariya hakurya hariya mwabihira. Reba uko habaye n'ukuri kw'Imana. Ndeko ndorera Ruremesha we. Nubwo atari twe twenyine ariko yatugeze bitwigirizaho nkana pe. Uzi kutamenya ko ahantu hari hahinze ubunyobwa. Nibyo byo bahinze nyine. Turahiye neza pe. Yewe, iyi nyagwa y'imvura igiye kwicisha abantu inzara n'ukuri. Ariko uzi n'ikindi? Ubu nugushaka icyo dukora kugira ngo turengere ubutaka bwacu. Hatazagwa indi mvura rwose ikabutumaraho. N'ubundi yarabutwaye Ruremesha we, ndorera n'ukuri. Nugushaka uko dukora amatarasi hataragwa indi mvura nk'iriya rwose iherutse kugwa. Twe babiri urumva twabishobora Rureme. Twanabikora ariko da. Dute? Uretse ko dufite akandi kazi tugomba gukora. Nko gusarura imboga twahinze ndetse no kuzijyana ku isoko. Ukavuga ko ugiye rero gusarura ngiye murebwa ire nkarwana n'amatarasi ngenyine n'uyu mugongo wanjye Rureme. Ese ubwo uzi ko kuyaca byoroshye? Ndabizi ko bitoroshye nyine, niyo mpamvu tugomba gushaka abahinzi babikora. Bakanahatera ibiti birwanya isura ariko. Cyane rwose. Ibyatsi n'ibindi bivangwa n'imyaka. Urakoze kunyumva Rureme. Nta mugongo nkigirire rega. Akomeza wishajesha n'akazi kawe. Oya si ukwishajisha. None ni iki? Nawe urabizi ko inda ya Mugwaneza yanshegeshe nkayibyara mbazwe. Ariho umugongo wanjye wavanye nyine kujegera. Ubundi rwose se sinari imberege. Mwiha kubyara abana bo mu zabukuru ntababwira. Aha, ibyo tubireke. Ahubwo rero mbwira. Ari Kankwanzi cyangwa Pascal. Dukoreshe nde? Ko dukwiye gukora amatarasi aha hantu tukahatera ibyatsi birwanya isuri hataragwa indi mvura. Siko buryo gifite imbaraga arangwe. Ziracyari moda. Umwuzukuru we yagera kukizi. Uwuhe mwuzukuru? Umwana wa Karemera. Sinzi uko byaje nganira n'umukazana wanjye kubyerekeranye n'abakozi bo mu rugo. Niko kuvuga kuri Norine nukwambira ko umwana wari mu bitaro. Ujye umbaza amakuru yanjye ntukambaze yo kwa Karemera n'uriya yawe. Ariko mama rero we. None se umwana urwaye se umwuzukuru wawe wa mubyeyi we? Wishaka kumbihiriza umunsi rangwe. Hari Karemera, hari umugore we, hari umwana wabo. Nta makuru yabo nzi rwose, nta nayo nkeneye kumenya. Ayiwe. Umuhungu wawe yagukoreye iki Nyirabazungu? Namusabye kwirukana iriya nshinzi y'umugore yashatse arabyanga. Ubwo rero bazibane nanjye nzibana. Ariko Norine ashirisone koko. Yarangeze ahagikora kwa Shyaka. Nukuri umuhungu wawe yirahuriyeho amakara yaka. Ngo abyumve se rangwe. Ariko rero ko byamera kose Nyirabazungu, umwana urwaye n'amaraso yawe ntugomba kurakara bigezaho pe. Uriya mukobwa ngo Norine yarambabaje cyane rangwe. Sanzwe mbizi ko umushizi w'isoni, ariko sinenzi yuko yakubaho Nyirabukwe bigezaho pe. Yakukora iki se cyakoje bigezaho Nyirabazungu? Urabizi ko yaje ni Nyaruremba atagira n'urwara rwo kwishima. Base mbibe ko yari umukozi wo mu rugo kwa Shyaka. Kandi ndamuyobewe. Yageze kwa Karemera rero. Maze ariremereza. Tora umugabo we amwumvira bibi. Hatangira kuncaho umwana wanjye. Ibyo wenda nayo no kubyihanganira. Yatabumbura umunwa ngo ntucyo ngo ndindiririze. Yewe. Nyabazungu. Yagututse ngo ndirize. Koko. Yanyise ndirize irangwe. Kandi imirimo abahinga ni yanjye. Ndabizi. Inzu bagaramyemo ni y'umwana wanjye w'imfura ntayo bubatse. Ndabizi. Mbese bari mu byanjye gusa. Ariko si uyu mukobwa yererewe he kuko burebure yabakuye kuko. Yahawe ubuheburere ku buryo adashobora kubaha abantu bakuru. Mbaza nkubaze rangwe. Umuhungu wanjye rero nawe mubwiye ntidore so umugore washatse nimayibobo muzindi. Mwirukana ushaka umukobwa muzima warezwe. Antero twatsida. Uwo se wamutinyira Abazungu. Norine uriyekeneye abantu bakuru bamwigisha uko agomba kubaha abamuruta. No kumunyura uwo mu buzima bwe ku buryo adakwiye kukubaha ukabigeza aha ngaha rwose. None se ukeneye ko ntera urubingo kuri buri mungoti Rureme? Cyane rwose. Kuretse no gufata ubutaka nzarugaburira n'inka zanjye. Ni urubingo rwonyine tuzatera se? Oya, hakenewe n'ibindi biti bivangwa n'imyaka kanka. Ye ibyatsi birwanya isuri ibyo nzaho nzabivana, ariko ibiti byo ni ukubyigurira. Nta kibazo mfite rwose. N'iby'imbuto tuzabiteramo ahubwo.
ibyo nshaka rero ni ukurwanya isuri kugira ngo rwose itazongera kuntwarira ubutaka. Nanjye gukora ndabishoboye nuko numvise utanga urusenda Rureme. Kankwanzi rwose ntugahende, ahantu ndabizi ntuzahakora igihe kirenze iminsi 5 rwose. Uyu murima ko ari muninira, kandi rero ntugire ngo gukora amaterasi y'indinganire biroroshye. Urabuzi kuyakora neza gusa utazamangika. Ndabizi cyane rwose, za proje zaje kuyakoresha sinjye wabaye wa mbere se mu kuzikorera. Ndabyibutse koko. Ubwo ufitemo uburambe rero nizere ko uzankorera neza rwose. Nzagukorera neza cyane Rureme. Nzaguterera ibyo byatsi ushaka neza rwose. Ariko nawe urabiza keza karigura. Emerure kuri note ngukorere neza. Urahenda cyane Kankwa. Yewe urahenda rwose. Nukuri niba udashaka umuntu uguhangikeje imvura yawe ikongera kugutwarira ubutaka, nta mafaranga ngukorere neza Rureme. Mwiriwe Rureme. Ubu ninde se? Mwiriwe neza. Nanga imbwa tugahura mana yanjye. Imbwa ibonye Kankwa. Naho Ruremesha we, numvise ko mufite kiraka cyo guhinga. Nta kiraka gihari mukobwa je. Uranshaka ki katari wowe muvugishije Kankwa? Rureme. Karame. Rwose uyu mugore ntumwizere. Niba ushaka ko umurima wawe Ntosabye Kankwa. Rureme, ngiye n'umugabo wanjye turafatanya tugahinga vuba kandi uzabaza abo twahingiye bose. Nitujya dusiba duhinga neza cyane. Ariko wavugishije ukuri ko uwo muhingiye urwiri rutanga imyaka kumera kubera gusiba. None se ko mugiye gutonganira mu murima wanjye? Nagende akazi nakanjye twamaze kumvikana Rureme. Mukobwa je, subira iyo uvuye usanze maze kumvikana na Ruremera. Hosh! Umwana ameze ateze? Harimo koroherwa. Yewe urebye uko twamuzanye ameze, umuntu yabashimira muga. Muravura pe. Ni byiza ko ari koroherwa. Namuzanye yanegekaye, none barabasha konka banamukinisha agaseka. Turateganya rwose no kongera kumugaburira, tukareba ko ashobora no kurya. Ndabona afite amezi. Ari hafi kuzuza amezi 8 rwose. Muganga yabasobanuriye impamvu umwana yarwaye infection mu nda se? Yarabitubwiye muga. Ni ngombwa kwita ku isuku mu gihe umwana atangiye gufata imfashabere. Devota yarabitubwiye kandi rwose nzajya ngerageza. Si ukugerageza, ugomba kubyitaho buri gihe. Turabyumva rwose kuko icyo tuyitaho umwana wacu ntiyari kurwara. Isuku y'ibyo umugaburira, ibyo umugaburiraho, aho bitegurira, intoki zibitegura igomba kwitabwaho cyane. Ndabyumva rwose. Nizere ko abaganga babasobanuriye ko umwana nta kindi arwaye, ari indwara yatewe n'umwanda. Barabitubwiye pe ko ari byo yariye nyine bidasukuye byamuteye kurwara mu nda. Nawe ni kubyemera madame? Kuko ari byo abaganga bambwiye ndabyemera rwose kandi nyine n'inama bangiriye yo kwita ku isuku nzajya nyubahiriza. Barabivuze ko watinze kuza kuvuza umwana ukeka ko yarozwe. Yego ko ubwo sibyo byari ngombwa ko babivuga koko? Cyane, buri gihe dukora inama tukaganira ku bibazo twahuye nabyo mu kazi. Byari ngombwa kumenya rero impamvu waje kuvuza umwana utinze. Habuze gato ahubwo ngo batwereze ku bitaro bikuru. Ntabwo umugore wawe aransubiza. Madame, Karame. Uracyakeka ko umwana wawe yarozwe? Ariko suguransi igihe kibude warise tugatahana. Ntundi se ko mbona nta bakiriya wakinga tukitahira. Hari igihe amatariki abatameze neza ku buryo bugaragara bude. Muri iyi minsi haraza umuntu umwe biratangaje. Uzi ukuntu hari igenza hano abantu batonze umurongo. Nibyo byo mu bucuruzi nyine iminsi ntisa. Yego baba. Nk'ubu wakwibaza ngo ariko se abantu ntibakirya. Batarya se indigira konje. Muraho ye. Karibu kiriya, uraho neza, karibu. Muraho. Muraho neza. Ni wowe nyirabazura. Ni jewe. Ahubwo rwose nari nzi ko ngutumaho umugabo wawe none dore ngusanze aha ngaha. Ni je washakaga rero. Nagushakaga pe. Gusa numvaga ntari bugere iriya iwanyu. Nza hano ngo ngutumeho Philippe. Ntayo magi se. Ugira ngo se simfite andi menshi nyirabazuru. Sheri, ibyo byo twayarangura ntayasubiraneyo. Amagi se ko atakibura abayagura. Abantu bamenye akamaro k'amagi mu mafunguro y'abana. Ariko ubwo wabonye amagi dufite aha ngaha koko. Ntabwo ari ayo ngurisha rega. Ntabwo ari ayo ngurisha. Ayo magi yatumye utananyibwirira icyo wanshakiraga nyirabazu. Uyu mugabo rero nawe yarahiye no gucuruza. None se. Dorahise gusamira hejuru kandi nawe wenda arayo wari ugiye kurya.
ewe nayo nkuzaniye budesiya ntari kuyasigira Philippe akayazana mu rugo rwanyu mukayasangira n'abana banyu. nzaniye ama mfite n'igitoki cyiza cyane kiri munsi y'urugo umunsi cyakomeye nzakikorera nkikuzanira iwawe mu rugo rwose. mbega ibintu byiza urakoze mubyeyi mwiza urakoze pe. ntabwo ndabyumva neza uri umwarimu mwiza budesiya nta bundi buryo nagushimiramo witaye kuri uriya mwana narame ye baba we ndamunaniza nawe ubwawe ukazi wanjye nkakunaniza ariko ntiwacika intege. akazi kawe ngiye kujya nkariramo bude. n'ubu sindumva icyo nakoze kidasanzwe ariko sinzi ko hari umwarimu wundi wari kuzi wanjye nkamutuka nk'uko nagututse ngo haguruke ariko waragarutse kabiri ndetse gatatu uje kunyumvisha gahunda nzamura bushobozi. ni inshingano zanjye nakoraga gufasha abana bafite intege nke nigisha bagatsinda neza ku kigero cyagenwe mbinyujije muri gahunda nzamura bushobozi. emera bagushimire bude nk'uko nyirabazungu abivuze wamusirisimbyeho kugira ngo rwose abashe kubyumva. naribuye none naroroshye nabonye akamaro ka gahunda nzamura bushobozi n'uruhare umubyeyi abifitemo. n'ishema bitera umubyeyi iyo umwana we yatsinze neza cyane rwose. yewe mana yanjye ababyeyi bose rero bubahirije inshingano zabo bagafatanya na mwarimu kwita ku myigire y'umwana bakamugurira ibikoresho by'ishuri bakamuha umwanya wo gusubira mu byo yize ageze mu rugo bagera ku ishuri bakaganira na mwarimu bakamenya uko umwana yiga mu by'ukuri akazi kacu kagenda neza n'umusaruro ukaba mwiza. ko nabibonyera ubu rwose ndi umuhamya w'uko ibyo uvuze ari ukuri. kudasoma se ngo umbwire niba ntagushyiriyemo isukari nyinshi kiri. nuko nizeye kuzi neza isukari nkwagiye. kunyitegereza cyane se nisize ivu. ntekereje ubwoba nagize nzi ngo ngiye kukubura kiri. cyakubwira ubwoba ngiriyo ntekereje ko ndi bujye gukorera mu misozi ya gi. barabivuze ko ibikorwa bya muntu ari byo bizamwirangiriza pe. ni ukuri ibibazo dufite turabiterwa no kwangiza ibidukikije. byashoboka hasigaye hagwa imvura idasanzwe ikagwa nabi ikangiza byinshi. none se ko bahora bigisha abantu kwirinda ibikorwa byangiza ibidukikije ntitwumve koko uwo amaherezo azaba yahe. no gukomeza bigisha nk'uko natwe duhora twigisha kwirinda indwara. shakiri rwose ntuzongere kwatsa moto ngo ugende utazi neza iteganya igihe icyo rivuga. ariko se ntuziko hari n'igihe ibyo bavuze bitabagiye. wanteye ubwoba sinasinzira ugomba kunyishyura ibitotsi byanjye pe. ok ngaho noneho ryama hano sinzire kugeza igihe wumva nkwishyuriye ibitotsi byawe. halo kiri umeze uti. meze neza cyane. ufite akanya se ngo tuvugane cyangwa urahuze. shandi kumwe n'umuntu ukomeye nimba bitihutirwa reka tukaza kuvugana nyuma mpugutse. ok ubwo nyine mise mbyumva nta nyesi muri kumwe. niwe rwose. sawa noneho nze kugutegereza se umpamagare cyangwa nibwirize ngo uhamagare. byose birashoboka ushobora kumpamagara cyangwa naza kubyibuka nkaguhamagara. agi karame kiri. ariko nkunda ukuntu nyitaba. mwitaba bidasanzwe se kiri. mu kajwi kawe keza gatuje mbese nta wundi muntu nyitaba nkawe. nawe niko agi karame kuki utagize amatsiko ngo umenye umuntu umpamagaye. wayi nyine kuki utambajije ngo ninde muvugana. none se kiri ubu koko ni ngombwa ko uguhamagaye wese ngira amatsiko yo kumumenya.